amambera amaboko abishaka njugunya mu mazi. Yego anjugunya mu mazi. Ni papa ni mukuru wa papa bavindimwe bahetswe mu mugongo umwe. Mutangire ukuntu wa musaza yanjugunye mu mazi. Guhemuka inshuti zanjye ntuzahemukira umwana kabone wenda umuntu mukuru wamusanga mukiyunga ako ntuzahemukira umwana uzabahemukiye ejo hazaza cyane. Yego hari imibare nari nishe arangije kintu bitabena hano mu mutwe ndibaza hari hashobora kuba hakirimo n'inkovu hita haza igisebe. Kuva munsi nese nsezera mu ishuri nigaga mu 3 primaire niho nagarukiye. Hanyuma naraje nshyira ndasumwambe bisanzwe nagakunzu y'ibyatsi inzira nshya ndirukanka ndiyirurutsa ngera mu rugo numva mbese ndarira. Ndizwa nuko ibyo nashakaga kugera hatari byo bibaye mu gihe abandi barizwaga n'ibibaye. Rero nubwo nari ngiye kubatizwa nari nkifite inzego yo kwihorera. Ubugingo TV1. Reka nizere cyane ko mumeze neza, nizere ko muguye neza cyane bakunzi b'Ubugingo TV1 mwebwe mudukurikirana 5 kuri 5 umunsi kundi. Nkuko mumaze kugenda mumenyera mu biganiro byacu tugenda tuvanga utuntu tugiye dutandukanye, ariko nanone kandi tukareba ibiri buze kugira aho bivana abantu ndetse naho biri buze kubagera. Mu yandi magambo muratubona mu makuru, muratubona mu ndirimbo, muratubona mu ijambo ry'Imana, muratubona no mu buhamya. Muri urwo rwego rero uyu mwanya tugiye kuganira na mugenzi wacu murimo murabona kuri kamera araje aratwibwira, hanyuma kandi mpamya neza yuko ibyo tugiye kuganira biri buze kugira hano bigukora mu mutima. Reka ntangire mwakira dukubite tubangura mu mwanya nko guhumbya turi buze kuba dusoje. Yesu ashimwe cyane mugabo mene data. Yesu nahimbazwe. Umeze neza? Yego ndashima Imana n'abantu bayo. Yego naringize ngo urashima Imana n'abantu bake nkuko muri iki gihe babivuga. Rira jambo ubundi niko kuri. Ntabwo abantu bose bagushimisha ariko kandi n'abantu bose nta nubwo bakubabaza. Oya. Rero rira jambo ku rundi ruhande ni ijambo ry'ibikomere, ni ijambo ry'amateka, ariko abantu wabereka yuko wenda ubabaye, wabereka yuko wishimye, byose nta kintu na kimwe bijya bibakoraho. Imana itakurengeye nta wakurengeye. Ntawe. Amazina nindi? Amazina nitwa Ntaho Mpagaze Jean d'Amour. Ntaho Mpagaze Jean d'Amour. Ubundi amazina ajya kurikirana. Iri zina rya Ntaho Mpagaze nta gihe kijya kigera ukisanga rwose wabaye hagati nk'ururimi. Bijya bibaho cyane. Hari n'abantu tujya tuganira nk'iyo nagiye nko mu ivugabutumwa. Yego. Nakivuga amazina nkabona harimo abantu bishekeje cyane. Yego. Bondi bakambwira ati hindura iryo zina rwose. Ati uyu munsi ntabwo kivuga ko ari Ntaho Hagaze. Mu by'ukuri ndashaka kukubwira ko ababyeyi bacu bagiye bakora ikintu gisa nko kwirengera ariko baduhemukira. Cyane. Gusa nanone hari igihe ari n'amavundi tugiye kuganira kuri ubu buhamya bwageraho bukuru umuntu. Yego. Ukajya no bumugeza no kuri iryo zina naryo ubwaryo rifite ubuhamya. Yego. Urumva ku mubyeyi ugera ku rwego rwo kwita ngo Ntaho Mpagaze. Uruhije n'amaso umubiri basanga ntaho koko. Ariko nanone ikibazo gihari, ibibazo byawe ntabwo ugomba kubirebera. Reka mvuge ko rimwe na rimwe cyangwa ku rugero runini ababyeyi ntabwo tugiye kubapfobya n'ababyeyi. Yego. Ariko nanone igihe cyashize cyabaye igihe cy'ubujiji cyane. Kuko uyu munsi turimo turavugana kureba ibibazo na situation uhagazemo ukayitirira umwana ubu muhemukiye cyane rwose. Ejo hawe cyangwa none hawe mu by'ukuri hari igihe atabariho ejo h'umwana. Yego. None rero umuntu yakwita ngo Ntaho Mpagaze ugasanga araguhemukiye. Abantu rero batabizi bazi ko amazina birangiriraho, ariko ngewe ndumwe mu bagabo bafite uburambe bagenzuye amazina arakurikirana ku rwego rukomeye cyane. Arakurikirana. Urebye ubu turi muri viziyo. Yego. Cyane usibye yuko na leta wenda umubyeyi wacu ajya tureberera kure akaba yarabashije guhagarara ku burenganzira bw'umwana. Yego. Unarebye icyerekezo dufite. Yego. Ni icyerekezo cyiza cyane. Ndahamya ko wabyaye umwana uyu munsi ukamujyana ukamubyarira kwa muganga ukamwita ngo bazindye iki n'urugero
bazi n'ingiki. Yego. Ayo ni amateka yawe ku giti cyawe. Yego. Ariko ntabwo umwana akwiye kubirenganiramo. Yego. Nkamenya ko umwana batamwandika mu gitabo. Yego. Ubwashize uwanjye wa kane namwise Kimanuka ariko habaye inkundura iteye ubwoba kwa muganga bavuga bati ntabwo umwana agomba kwitwa Kimanuka. Umugore akababwira ati papa we niko abishaka, ati wowe ati ibintu by'ibimanuka. Habaye inkundura agezeho kubera kuba hariza bagezeho barabyemera, ariko ubundi bwo ntabwo byari byoroshye kandi kuri jewe numvaga nyine mbikeneye kubw'impamvu mbikunze. Ibyo kumbwira ngo hari ibintu ngo kera ngo by'ibivejuru ibyo ntibindeba, ngo ibintu by'ibimanuka ibyo ntibindeba, jewe sinzamanuka sindi n'ikivejuru, ntabwo ndi aliens. Jewe ndi umukozi w'Imana ariko nkunze ku mwana wanjye yitwa Kimanuka kubera yuko hari ibintu Imana igomba kumanura. Rero nanone urumva Kimanuka n'uruhengekererezo ariko bazi ngiki. Jewe nitwa Hangana Buzuye ubundi niryo zina ryanjye. Nanjye iyo ndivuga mu biterane abantu baryibazaho kubera ko data nawe nanjye ni izina ry'amateka. Ubu rero reka tuganira nk'abantu duhuye mugani we ku mazina y'amateka. Ndashaka ko dusenga hanyuma ubundi nkakwakira ukavuga ukatugira mu cyitwa ubuhamya, ukatwinjirira nta kubaza ibintu byinshi, ahubwo ukatuganiriza amavu n'amavuko yawe, uri muntu ki, uyu munsi ukora iki, umuhamagaro wawe n'uwuhe, mbega ibyo bintu tugiye kubyinjiramo. Mana data wa twese mwiza, turagushimira cyane kubw'ineza yawe. Turaguhaye ikaze ryuzuye kugira ngo umwuka wera akorere muri twe, muri iki kiganiro mwitangira no mwisoza, ubuntu bwawe no gukiranuka kwawe bibe kuri twe, ni mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, amen. Hanyuma ndakwakiriye tuganirize. Yego, murakoze nkuko byatangiye mbibwira. Nitwa Ntampagaze Jean d'Amour. Yego. Nturuka mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Gatsibo, kagari ka Gatsibo, mudugudu wa Munini. Yego. Amazina yo ngira ngo ni amateka. Iwacu ndi umwana wa 9. Yego. Mu bana 9 guhera ku mwana wa mbere kugeza ku mwana wa 8 nta numwe uriho, bose barapfuye. Navutse mpasanga abana 3. Yego. Abandi ba mbere yabo ntaga amasura yabo nyazi, ariko abo nabo baje gupfa. Harimo mwapfuye mu ntambara we yaramaze gukuramo 94 yaramaze gukuramo. Yego. Ubwo nawe navuga ko yapfuye ndeba. Yego. Abandi ntabwo navuga ngo nzi amapfire yayo. Intangiro y'ubuhamya bwanjye cyangwa se intego y'ubuhamya bwanjye, tagati yabwo cyangwa intego no kubabarira. Yego. Mpamye ko udafite umutima wo kubabarira nta hantu waba uri kuva nta hantu waba uri kujya. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza. Yego. Hanyuma rero amazina nayo ngayo na kavukire niyo ngayo, ariko uyu munsi ndi mu mujyi wa Kigali. Yego. Ndi mu mujyi wa Kigali, niho mbaye ncumbitse imyambaro rwo kwa data ho ni mu ijuru. Yego. Ndi umukristo wo mu itorero rya EAR. Ndi umuhanzi, ndi n'umuvugabutumwa w'Uwiteka yabyemeye, mbasha kuvuga ibyo yantumye kuvuga. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo ijambo ry'Imana ntirigasuzugurwe kandi duhari. Izina ryayo ntirigasuzugurwe kandi duhari. Hanyuma rero intangiriro y'ubuhamya bwanjye narindi kubibwira. Yego. Ndubatse, mfite umudamu, mfite n'abana 3. Yego. Nabatangiye mbibwira ayo mazina. Naje kugira imyaka 7. Nza guhemukirwa n'umubyeyi wakabaye anyosa, wakabaye angaburira, aramfata ari muzima, atasinze, ari muzima, nta zindi droga afite mu mutwe we, nta kindi kibazo kindi afite, amambera amaboko abishaka njugunya mu mazi. Yego, anjugunya mu mazi. Ni papa? Ni mukuru wa papa, bavindimwe bahetswe mu mugongo umwe, bonse ibere rimwe. Ese wa mu yandi magambo ni so wanyu? Ni data wacu. Papa we ari he? Sogokuru? Papa wanjye. Yego. Yarapfuye, ariko apfuye vuba ngaha muri 2022. None ibyo ngibyo so yabikoze na papa wawe ahari? Yego, papa twarabanaga, ariko kubwo igitsure cy'ababyeyi kwa kunda abana bakururwa, murumva na mfite imyaka 7. Mu myaka 7 umwana bava akajya gukinira, yakava akajya gukinira. Yego.
bya bindi by'urugomo rw'abana. yego Rero papa yari umuntu w'umunyagitsure, yaguhamagaraga guhamagaza inkoni. yego Waba ugize amahirwe ntaterunga akubite hasi akaguhamagaza igitutsi. Rero nakure muri ibyo bikomere byo by'igitsure cy'ababyeyi, ariko nza kugirirwa ubuntu kuko mvuga ko ari Imana yabishatse. Ikintu nshingiye mvuga ko ari Imana yabishatse ko mbaho, abana 8 bari imbere yanjye bapfuye nta kintu mbarusha, nta bwiza, nta bushobozi, nta na kimwe. yego Umwana nkurikiye wa 10 yarapfuye. Bivuze ko kuba ndiho n'umugambi w'Imana. aho ngaho rero ndaza kugira amatsiko nubwo nari nirinze kukubaza. Yego. Ariko hamwe na hamwe ndajya nyuzamo nkubaze. Muri izo mbyaro zose ni wowe wenyine usigaye? Nyuma yanjye abana 3. Yego. Inyuma yanjye. Nuvuga ngo guhera ku mubare wa 11 babo bariho n'abo babiri bakurikiyeho. Yego. Imibare kwikurikirana mama niwe ujye bimbwira neza ati mu mibare kwikurikirana. Yego. Nta ukurikira nta no gukurikira. Yego. Ariko aba ni bene nyoko, ntimuzaryane mu gihe twaba tutakiriho, muzakundane kuko ni mwebwe Imana yishimye kumubaho. Kuki yagiye kubwira ngo nta ukurikira nta no gukurikira kandi uvuga ko inyuma hari abandi bana? Ibyo bivuga gashingiye ku mibare. Yego. Cyane ajya kunyita ntaho mpagaze. Nta kizere bafite ko nanjye nzabaho. Okay. Ntacyo bari bafite, babonaga n'ubundi babyara birangira, avuga ati naho mpagaze n'ubundi ni hahandi. Yego. No yaragiye. N'uyu nguyu nawe aragenda. Kandi ikigaragara cyo nuko kugenda ko nagombaga kugenda. Yego. Cyane ubwo batari bazi ngo bikorwa gute bigenda gute, ariko inzira narayibonye nagombaga kunyuramo nkagenda. Ni kuri iyo yaso wanyu? Data wacu nanagiye mu rugomo n'abandi bana. Yego. Noneho hari umusore wari buzarongore, bashike hari ibintu iwacu tujya tugira bita imyura cyangwa kokobe. Yego. Batakishaga mu nzu. Yego. Ibyo rero byari ibumba bakoraga ahantu mu mazi. Bashiki b'uwo musore bagenda bagiye gukura kokobe ndabakurikira. Twebwe iwacu ni inginagina. Yego. Gutera inginagina nyine umuntu bagasiga tu. Aha. Yego. Noneho ndabakurikira, urumva nta ibintu byo gusaba agahushya nta byabagaho icyo gihe. Wabonaga abagenzi bagiye nawe ugafatiraho ukagenda. Yego. Noneho bagiye gukura kokobe bajya ku nkombe y'uwo data wacu. Yego. Bagiye ku nkombe barakura, njye nari umwana wumva imyaka 7 nari umwana. Yego. Noneho umupira papa nambaraga icyo gihe ntago nzabyibagirwa. Yego. Yo nambaraga sinjye ikindi kintu nshyiramo. Naba nica abana kwa kundi imbeho iba yaje, naricaraga gutya imbere nkamanura nkashyira hagati y'ibirenge nkawusutararamo, inyuma nkazamura nkawufungisha mu mutwe. Iriya twayitaga runiga imbwa. Wari umupira wa papa rero. Yego. Noneho bari mu gukura kokobe, data wacu waraza. Yego. Ahageze kuko nari umwana mu rugo nsanzwe ngi wabo, voka zaba zahe tukajya kurya, mbese urumva umwana mu rugo. Yego. Twari duturanye. Yego. Bariruka kuko bari bamuzi nawe yari umuntu w'umunyamahane cyane. Yego. Bariyirukira. None kuko nari nzi ko ari papa sinagira ikikango cyo kwirukanka ngo muhunge, cyane uko numvaga none ikibazo mfite uko uretse urugomo nari nakoze ibyo bindi ntago byamfashaga ntago byandebaga. Yego. Yabonye bamusize antura umujinya wabo ngabo bagiye. Yego. Ngo ninjye wabayoboye kandi bari abakobwa bakuru bafite imyaka 17 18 bari abakobwa bakuze. Yego. Njye urumva fata ikigereranyo cyo hagati y'imyaka 17 na 18 n'imyaka 7. Yego. N'imyaka myinshi cyane. Yego. Aramfata amambira amaboko akuramo umupira ndari nambaye, awumpambiriza amaboko hano imbere gutya, arangije njugunya mu cyambu. Naguyemo uko yakamfashe mu gituza gutya agahirika, naguyemo ngaramye gutya uko yagafashe ikote rye ku bitugu, mbona aragiye, mbona riseri yarazamutse. Yego. Babakobwa ntago bazi ibyabaye. Boba uko bakirukiye barakomeje bariruka. Yego. Noneho ku nkombe hakurya hari umugabo witwa Faranga. Yari afite umukozi wamuragiriraga inka, niwe ibyo bintu birebaga, ariko umukozi njya ngira ikibazo cyane. None uyu munsi iyo nza kuba nzahana n'ukuri mba naragiye kumushimira, ariko njya musabira umugisha ku Mana, Imana izamumpembere. Niwe wabonye ibintu bibaye, ntabwo yaranzi, uwo mugabo ntiyaramuzi, niwe wankuye mu mazi. Yabonye undi agiye, undi ajya kunkura mu mazi, yari umushumba. Yego. Ahamagara abantu b'abaturanyi bari hafi aho, baraza barankanda. Ubwo izo ni inkuru nyuma yo kugwa mu mazi, ibyo bindi byakurikiye ntabyo nzi, usibye inkuru bambwira. Yego. Baraje ngo barankanda, amazi aca mu matwi kandi aca mu mazuru,
banjyana mu Nyagahanga kwa muganga. Kwa muganga banteretse feri Ingarama banteretse feri Ibyumba namaze amezi 6 ndi muri koma. Yego. Narasibanganye muri y'ubwonko na n'uyu munsi ingaruka zabigeze zingeraho. Ubu tuvugana nshaka kurambika iyi mikoro gutya mbizi ko ari yanjye nkayirambika hasi tukaganira nkaguruka nkigenda nkayihasika. Yego. Bijya bimbaho rero menya impamvu zabyo. Hanyuma nyuma yo kuva kwa muganga data nakomezaga kujya mbaza ati mwana wanjye wambwe umuntu gukora ibyo bintu nkazaguhorera. Ariko nta kintu nebukaga habe na kimwe. Yego. Habe na kimwe ibintu byose nabonaga ari ibintu bishya imbere yanjye. Ikintu nabaga mbonye nabonaga ari cyo gishyashya. Papa namubonaga ari umuntu mushyashya imbere yanjye. Bivuze ngo ibintu byose byari bishyashya imbere yanjye. Beza gutwara iminsi baza kuma imiti yo kujyana mu rugo nyine yo kujya kunywera mu rugo mu buryo bwo gutestinganya bati nibyanga muzagaruke. Ndi muri quartier ndimo ntaha tuvuye Ibyumba wa musaza nkimukubita amaso gutya turebanye ngo igihumuro ndongera nitura hasi. Duhita dukomezanya Ingarama twari tuvuye Ibyumba ntitwashyika imuhira. Duhita dukomezanya Ingarama kwa muganga. Naraye ijoro rimwe baracyandagaruka banzana mu rugo. Ariko papa gacya akomeza kumbaza atari ko wambwe umuntu waguhemukiye nkaguhorera mwana wanjye ntabyo nzi. Imana yo kabyara rero ntangiye kusa nkukira mbona ikintu cya filime imbere yanjye none ntangiye kubona ukuntu byagiye biza. Yego. Bisa nkaho ari memory yari itangiye kongera ikurura bya bintu. Ndabireba ndabyibuka. Ariko nibutse intandaro nsanga ninjye nyine makosa na papa inzi neza nsobanukiwe nsanga kumubwira yuko rwose ari uriya wankoreye biriya nsanga ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bintera kumira iryo kintu ndakimira mbana nacyo. Papa ntiyamenye uwo ndakomeza ngo makuru bya bindi sinkibyibuka. Ariko nza gusura na wa musaza ndamubwira nti papa ubyara umwana mbyara umurozi worora nkoko norora gaca tuzagera nayo. Ibyago uzagira ninjya mu gisirikare imbunda nzafata isasu rya mbere rizayivamo ari kwinjiramo wowe warampemukiye ariko nta kintu nabaye. Nari umwana muto cyane ubona ko nta n'igikuriro mfite. None utekereza icyo gihe ukuntu nari ingana nari umwana muto cyane. Ariko kubera ko numvaga imigano byara umwana worora nkoko norora gaca byara umwana mbyara umurozi iyo migano yo mu cyaro iyo ngiyo umwana akora yumva utwo tuntu cyane ko ntari nzi nicyo bisobanuye. Ariko nabivuganye kubera ko nari maze kubona neza ikira maze kunkorera. Musaza aranyitegereza arandeba asa nkugizemo ikikanga ariko kuko nari umwana nyine nta kintu namukoraho araseka arigendera. Hanyuma haza gucamo iminsi hari umwana twareraga mu rugo papa yareraga yari imfubyi yabaga mu rugo aza kubatizwa. Ku munsi w'ikirori nyirizina kigeze abashyitsi baraza baranywa bagira gute hari cya kindi bita kwinegura rero bamwe batashye kwinegura. Hanyuma wa musaza araza papa ati jya kunzanira inzoga iri mu gicuma hariya hirya. Yego. Mpita nkuri ukuntu wa musaza yanjugunye mu mazi. Guhemuka inshuti zanjye ntuzahemukira umwana kabone wenda umuntu mukuru bamusanga mukiyunga ariko ntuzahemukira umwana uzabahemukiye ejo hazaza cyane. Yego. Ntekereje ibintu yankoreye naragiye mfata imbetezi nzishyira mu gicuma nterura cya gicuma kirimo imbetezi inzoga papa yantumye sinayizana ahubwo njya kuyihisha munsi y'urutara. Urutara sinzi nimba abantu ubu kuri iminsi bari bubyibuke na amateka ya kera. Hanyuma njya guhisha munsi y'urutara. Nyuma ngiye kuzana cya gicuma nsimbuka papa kuko ntifuzaga ko papa yafata ibyo bintu. Ariko nshaka kwereka umusaza yuko nanjye hari icyo nakora akabona yuko yibeshye. Yego. Ndasimbuka papa ndagenda muhereza cya gicuma n'icyubahiro cyinshi ariko cyuzuye imbetezi. Yego. Kitari utanakura ngo ugire icyo ukuramo. Musaza arakurura rimwe arakurura gatatu ahindukirana papa ati niko umusuzugure bene akakagene. Musanze wanjye nta rutoki ngira kuryo ntabasha kwiyengera.
isibye kubiterwa n'icyo atakira inzoga mu mpaye ngo ubu nyine mwari mu mpaye ngo nko koko papa arakurura yumva beranze arampamagara ati vayo hano inzoga nagutumye iri he ikicuma nahasanze ni iki ngiki yego terura asubizayo ajya gushakisha arakibura kuko renge nayo nagihisho cyari kiri ntacyo yari bubone nagihishe munsi y'urutara ubwo nyine afata iyindi isanzwe kuko iyo ngiyo yari irimo ubuki kwa kundi kera babigenzaga yego afata isanzwe abariyo bamwe ubwo nyine urumva asigara babaye bigeze ku mugoroba ngiye kuzitura ihene njya kuzizirikisha kuko nari nzi banga ariko ubu yari yatashye mpamagara papa ntiyewe ntiziko cya gicuma nkibonye munsi y'urutara ninde wagishyizeyo nigeranye n'inyinshi ndirengagiza ku myaka yanjye 8 ndirengagiza rwose sinanagaragaza ko icyo kintu hari amakuru mbifiteho oya ariko numvaga ntashaka ko umusaza anywa ku nzoga papa yenze yego cyane ko muri iyi minsi ndwaye papa yagurishije isambu y'ibihumbi 70 muri icyo gihe yarize wose yego rero natekereza ayo mafaranga nkumva ni menshi gusa nanone nkumva ko ndamutse mbivuze papa yampemba inkoni hafi kunyica nkavuga nti sinkeneye kongera gupfa bwa kabiri oya mbo naje kubaho mu abana ubona ko hari akantu kaje musinamenye nabaye umusaza araje kubaganiriza akababwira ntago navuga ngo ndabizi ariko twaje kugirana amakimbirane n'abana nkabona abana ntibakinyishimira nkuko twari dusanzwe twisanzura mu rugo mbona kuzi wacu barabihagaritse kujya iwabo nanjye ntangira kugenza make hakubitiraho n'imvuru z'ababyeyi papa yari umuntu uhora mu ntambara na mama bari abantu bahora barwana buri munsi mbese numva sibiri kuvamo yego ngiye no ku ishuri mwari maza kubihuhura hari rate bacishaga imirongo ku kibaho kirate cy'ikibaho nyine zira rate za kera hari imibare nari nishe arangije kintu bitabena hano mu mutwe ndibaza hari hashobora kuba hakirimo n'inkovu hita haza igisebe kuva munsi nese nsezera mu ishuri nigaga mu 3 primaire naho nagarukiye ntago nigeze mbasha kurenga aho ngaho ngeze mu rugo ku ishuri ndabirekana nga kujyayo bakonsiye baza kuza gutusubire ku ishuri ndabahakana responsable ndabahakana ubwo ntago nzasubira ku ishuri neba ari ubu ngubu bwo gufata umwana mukamukubita gutya areba ukuntu nabaye bati mwari mutwara muhanye ati ntoya ubwo nyine birangira gutyo mpita ntangira kuva munsi ntangira kugenda njya gushakisha ubuzima ntangira kwikorera ijerekani mfite imyaka 10 mvomera igiceri cya 20 navomaga ahantu kure nabaga Ingarama tukajya kuvoma epfa ahantu mu kiriba yego nkazana ijerekani bakama igiceri cya 20 ubuzima buranga bw'ubwana n'imbaraga nkeya n'ubushobozi ntafite mbona akazi ko kuragira inka umugabo amakuragira inka 70 akajya mpemba amafaranga 3,000 yego yari amafaranga menshi muri icyo gihe ari menshi noneho nakoze ukwezi kumwe hari muri vacances igihe cyo gutangira kwa amashuri kiba kirageze yari umuntu uz'amategeko yari umubyeyi arambwira ati rero wanyemerera nkagushyira mu ishuri ukiga ntoya nibyo kwiga byo ntabirimo ati rero aho kugira ngo bazampane ikiza wajya mu rugo kareba ukuntu ababyeyi cyangwa se umpuze n'ababyeyi bawe tuganire uburyo batazongera kuguhohotera kuguhungabanya usubire ku ishuri yego numva inama ari kungira niyo ariko nanone natekereza ku bana n'umusaza wampemukiye nkumva azongera oya ndavuga nti ndagenda mbibabwira ntago ari ngombwa ko bahuza ndagenda mbibabwira icyo gihe umusaza uwo mu bosi umuntu mwiza cyane Imana ijye umugisha nagiye kumusura nsanga yarimutse sinzi hano yimukiye gusa abaye ari umuntu uzabasha kubona iki kiganiro azabyumve neza ko mushime cyane Imana izamumpera umugisha mwinshi cyane nukuri hanyuma yaje kongura amaduze 2 y'amakaye yego ampa imyenda y'umwana we twari mu kigero kimwe angurira uniforme nk'umuntu ugiye kwiga yego nta kintu atakoze nk'umubyeyi ubwo ndahambere ndagenda njya mu rugo babona uruntu rw'uru nari mfite hari bishashi byari bishushanyijeho kalendare wumve ngo cyari gipakiyemo imyenda yarampaye yego n'ibihumbi 3 byanjye arabimpemba njya mu rugo ngeze mu rugo ibintu byo kubana biranga n'ayo mahane yo mu rugo biranga ngwara inzigo yo kuzihorera ku musaza inshuti zanjye muri kumva muzamfashe
mu mutima muzagiremo ikintu cyitwa kubabarira. Muzagira ikintu cyitwa kubabarira, nicyo kintu cya mbere, nicyo kintu kibasha kukuvana hano kikugeza ahandi. Nagambiriye guhorera, ngambirira kwihurira mu bundi buryo nyine mu kinyarwanda cyumvikana, ngerageza no kubishyira mu bikorwa. Hanyuma icyakurikiyeho narabiteguye, yabaga mu nzu y'ibyatsi. Nyuma yo kuba muri iyo nzu y'ibyatsi, hari indi nzu yaratangiye kugera ahantu heza, atangiye kujya mu iterambere, yubaka inzu yitwa Mugongo, yari inzu imena amazi ahantu habiri, noneho ayisakaza ibirere. Mu kuyisakaza ibirere yari inzu nziza muri icyo gihe. Hanyuma inzu hari inzu y'ibyatsi mu Viringo bari basanzwe babamo. Ikintu cyambabaje rero nuko nashatse kwihura nkasanga uwo munsi Imana hari imirimo yayo yikoreye. Iyo mirimo Imana yari yikoreye ni iyihe? Nashatse nanjye kubashyiraho bari bagiye kunshyira. Numva iyo bigarutse birangora. Nuko nza gufata gahunda yo kuza kubatwikira mu nzu, ndanabigerageza. Uwo munsi nje sanga baraye bimutse iryo joro, bimukiye muri iyo nzu yindi. Iyo nzu by'ukuri ntabwo nabashaga kuyishyikaho. Hanyuma naraje nshyira ndasa umwambi bisanzwe nagakunzu y'ibyatsi, inzira nshya, ndirukanka ndiyerurutsa ngera mu rugo, numva mbese biranze no guhuruza kw'abaturage, numva ntibiri gukunda. Papa byutse nanjye nmubadukaho, nkubise amaso umusaza nsanga yicariye mu mbuga, nawe ari kureba nk'uko n'abandi bose bareba ko byo kuzimya byo ntibyari bigishoboka. Mbese bisa nsa nkongeye nsubira inyuma, numva ndababaye. Abandi bararira nanjye ndarira. Ndizwa nuko ibyo nashakaga kugeraho atari byo bibaye, mu gihe abandi barizwaga n'ibibaye. Byaragoranye gushakisha umuntu akoze ibyo bintu birabura. Urumva nari n'umwana, ntabari kunkeka n'iki, numva ni ibintu bitoroshye. Ubwo kuva icyo gihe nari maze kugira imyaka 10, nibwo nari mvuye aho kuragira, nshatse kwihorera muri ibyo ngibyo. Numva ibyo nashakaga se bishyitseho, mfata gahunda yo kujya kuba najya mu gisirikare. Fashe gahunda yo kuba najya mu gisirikare, ndagihiga ndakibura. Nta n'igisirikare cyabaho, nubwo ari muri kiriya gihe cya kera nta gisirikare cyari kwakira umwana w'imyaka uri munsi ya 16, ntibyari gukunda. Njya guhiga ubuzima, ntangira nkora akazi ko mu rugo, ndaza ndakora. Natangiye gukorera ahantu bita ku Gaseke mu ntara y'Amajyaruguru muri Gicumbi, nkorera amafaranga inote y'igihumbi ku kwezi kwa rukuragira. Ndaziragira, bahaza kuba igihe cyo guca kuragira ku Gisozi muri za 2006 ndibaza na 7 ahari, ubwo batangiye guca kuragira ku gasozi. Hanyuma habaho gahunda yo kwahira birananira. Byari kwahirira mu mifuka birananira kuko imbaraga nafite zari nkeya. Ngira inzozi zo kumva ngo muri Kigali abantu barakora bakabona amafaranga, numva ntibibaho. Nakumva ngo umuntu uri i Kigali ari gukorera 4,000, 5,000, nkumva ayo mafaranga ni menshi cyane, ntibibaho. Naje kugurira umuntu ukwezi kose, ndakumugurira, aza kuntwara ngeza i Kigali, ntangira gukorera Bumbogo. Ariko nabwo kakazi ko kuragira
kara kazi kagoye nako kwari ukuragira ariko kwari ukwahira, ariko kuko kwari ukwahira urubingo ndihangana ndakora nkora amezi 3 hari ndibaza niba tarane, nza gukomereza muri Nyabisindu ndakora, naho mbona akazi ko kuragira akazi kaho ko kari akazi kagoye ko muri kantine, nkajya nsunika amajerekani 5 ku ngorofani, byari bitanyoroheye. Nageraga ahantu nasunikaga hari n'abasore hananiraga usibye njye narahageraga nabona byanze nkajya nkuraho ijerekani nkayisunika ku rutugu nkayitwara, nagera amanuka nkajya nkashyira ku ngorofani nkasunika. Navumeraga ahantu 3, navumeraga mu rugo kandi umuntu yaracuruzaga amata, yaranguraga amata menshi cyane, bigasaba koza ibikoresho n'iki, navumaga amazi menshi kandi ubushobozi nafite ntabwo bwabikoraga. Navumeraga kuri kantine naho bakoraga ibyo ngibyo, kuri boutique yaho bakoraga ibyo, aho hose ninjye nahavomeraga. Kazi karamvunye ngira igihe cyo kumva ko nta kibishoboye ibyo bintu, ndihangana akazi ndakareka burundu, ntaho kujya mfite, nta muntu nziranye nawe muri Kigali, nta muntu nyine, nta akazi nkavaho, mbabwiye kumpemba banga kumpemba. Ntekereza imvune navunitse, inkweto nahazanye zari zimaze kunshirana, mbese numva Kigali uko bayivuga numva siko nayisanze. Fata inzira yo kugenda nshakisha akazi mu mujyi wa Kigali, nza kugera ahantu bita Kimironko, mpasanga umusaza w'umutive, musaba akazi, ankekaho ko ndi umujura bitewe nuko nasaga nuko nari meze, byagaragaraga ko ntari umuntu wabaye mu bantu. Hari akazi ariko nabanza nkatestinga nkareba niba akazi uri gusaba bagakora. Ati hano hari ibyombo ugomba kujya woza ibyombo gusa nta kindi, nkajya ngo hembe note ya 5 ku kwezi. Numva ngize amahirwe cyane ko nifuzaga ko nabona naho kuba batanampemba. Ndavuga nti bya 5 noneho niba ari ukoza gusa ndabikorera. Ndakora mu kwezi kwa mbere abona akazi kari kugenda, arampindura anshyira ahantu yakoraga amandazi, anshyira ku Gipondero. Umuntu akoraga ku Ipondero yahembwaga 60,000, njye nshyira ku Ipondero ampemba 10,000 ngo garanyongeje. Ku munsi napondaga imifuka 12, nkaponda akagongo wapi, imbaraga z'ubwana wapi, numva nyine ntibiri kugenda. Ariko noneho amahirwe ho narihanganaga kuko yamboneraga ibyo kurya, kambwira ati ibyo kurya ntuzajya ubyishyura, kuryama ntuzajya wishyura, nkabona nta n'icyo atwaye, agatanga no mu gihe cyo kuruhuka ku cyumwe ko wa gatandatu ntiyakoraga. Numva mbanye amahoro, aho narihanganye ndahakora, mpakora igihe kingana n'imyaka 2, hanyuma akajya njyana gusenga, ariko gusenga nkabona njye ntabwo byari bimfasheho, ntabwo gusenga byari bimfasheho, singiye kwirarira ngo mbabeshye, usibye Imana izigafata umuntu wayo kuko yamuhamagaye ikamuroba mu magana y'abanyabyaha ikamukuramo kuko imufiteho umugambi. Ntabwo gusenga byari bimfasheho, kwari guherekeza abagiye gusa. Muri cya Kinyarwanda cyiza cyane abonye bagenda nanjye ndagenda. Noneho akajya ngira inama akambwira ati rero mwana wanjye dore ujye ukora gutya ukore gutya bizagugeza aha bizakugeza aha. Ariko nkagipfa n'ubyuko atari kumpemba amafaranga angana n'ay'abandi kandi nari maze kuyamenya. Ndamusaba rero boss wakangana baso ukajya umpemba 30. Mu gihe undi yahembwaga 60, njye musaba baso ujye umpemba 30, numva nayo yabanyuze. Arambwira ati nzajya nguhemba 20, ariko ukore neza uri umwana wifuzwa ku buryo ntazakubona wabaye mbwa, mbese sinzabona wanyandaritse kuko ubu niwe mwana mfite ninjye mubyeyi wawe. Narahakoze ntatinze aho byaba birebire, narahakoze nahavuye mfite 70,000 kashi, numva mbaye umusore, ngenda mvuga ko ngiye kwihimura. Ndavuga no kujya mu gisirikare byaranze,
ubu ngiye kwihimura 70,000 ngomba kuvayo, uyu muntu wendaga kunshyira hariya nanjye mpamushyire yumva uko bimeze. Tagati numvuga ko ngiye kugenda nkashaka abantu babajyama banjye nkabagurira nkabasindisha bakumva ko mbirimo neza, hanyuma undi nkabaha misiyo. Niyo gahunda nari mfite. Geze mu rugo mpita ngura intama, nari mbonye umuntu urimo kuyiteza kuri make mpita nyigura, ndavuga reka mbanze nguriye intama ntacyo azasige nanjye hari icyo mfite, mwereke ko nanjye hari icyo nzaba nigeshejeho. Ngura intama, amafaranga baranshiranye, gahunda nari manukanye birapfuye, ariko numva ndababaye. Ndavuga ntacyo aha nakoraga mukuye 70, ubutaha nzaza mfite 100 nzabikora. Ndongera nsubirayo, noneho umwanya umubase nakoraga mu mwanya wo kugenda gusenga ku cyumweru, aho numva nisanzuye. Abadive ntago nabafanaga cyane ko nta nubwo nzi n'ibyari byo biva niyo bijya, sinari nzi ibyari byo. Ntabwo ntago kusengera mu badive bimfasha. Ati noneho ejo ujye ugenda ujye gusenga uzo kumeza imirimo yawe, nta kibazo. Njya gusengera ahantu mu cyumba rimwe muri ibyumba by'abanyamasengesho, umukozi w'Imana, Imana imukoraho angeraho amvugaho, sinarinze ubuhanuzi nibiki, sinarinze ntago narinze biva niyo bijya. Bwari bwa mbere njye abantu mwagiye muri bashyashya murabizi namwe. Nkumva aravuga ngo uyu mwana wanjye ninjye wagukomoye, mbese uko akundi ijwi ry'Imana riza rikatuganiriza nyine ivugana nanjye ntakijijwe ntazi mwami Yesu. Reka banambwiraga ati wahatunze ndatura ibiki ko ntazi byari byo, ati vuga ibyaha akoze. Ntinaratukanye, Imana imbabarire, byari byo ngibyo nibyo narinzi, ntabwo ibindi nari mbizi. Uyu munsi abakristo basigaye bihana mu gisirimo babizi neza, akabazi ko yasambanye, ngo Imana imbabarire, ngo nta handi hose nibagiwe Imana imbabarire, kubera ko bamaze kumenya amakuru neza, bamaze kumenya kuganira n'Imana. Ariko nagira mbabwire ngo Imana ntabwo ikinishwa. Imana yacu ni Imana idakinishwa. Dukomeje, Imana maze kumvugaho ndataha, mbwira mu boss nakoreraga, mubaza ibyo bintu, navuga nti ko numvishe abantu bambwira ngo Imana yavuganye nanjye, ubundi Imana ivuga gute? Ati se avuganye nawe mu biki? Nyine arambwira ati mbote ubwo nabahanuza, atari ko hajya habamo n'abavangiwe, ucunge neza atabara wavangiriweho. Nibyo ntabyo nzi. Ndakomeza ndakora, hanyuma aho naje kuhava, naje kumva mbaye umusore maze kugira imyaka 16. Ngeze mu gihe cyo gufata irangamuntu, numva ko mfashe irangamuntu mbaye umugabo, numva ndashyitse, ndavugana ntago nakongera gukorera 30,000. Ariko mu by'ukuri yari imibare mikeya. Na n'uyu munsi hari igihe njya mbivuga, nutabasha kujura dukeya ufite, ntago mpamya yuko ibyinshi byo bizaza ngo bikugirira umumaro. Niba ufite inote y'1,000 ukaba udashobora kujura inote y'1,000 ufite, nubona 100 nta kintu biri bukumarire. Rero nashatse kujya ahantu nzajya mpembwa 60,000, ariko nirengagiza umumaro umubyeyi yaramfitiye. Yabonaga ishati nyizo ku muhanda akayingurira, ndi umusore itari buva mu mushahara wanjye, kangurira ipantaro ndi umusore itari buva mu mushahara wanjye, yifuza ko nsa neza ntazamugayisha. Hanyuma naje kuhava, ndagenda njya mu rugo, namaze igihe kinini nshakisha uburyo nabona irangamuntu, ndayibona, ariko mfite n'inzego yo kwihorera, nshaka uburyo nabona inshuti, cyane ko navuye ndi umwana nta nshuti mpafite, zabe z'abasore n'abakobwa nta nshuti nari mpafite n'imwe, nahavuye ndi umwana nta bantu nsabana nabo. Rero numva nshaka inshuti nabasha kubona hafi ngo zizamfashe kwihorera. Najya mbabwiye ngo iyo myaka ninze nyigera data atari yamenya ikibazo nagize, mukuru we yanteje. Yari inziga iri muri njyewe, nkarwana nabyo, ahubwo twahora njye nkanjye mubwira amagambo amukomeretsa, nkamwibutsa ko yampemukiye nkibyibuka. Nababwiye ko nuhemukira umwana atazabyibagirwa. Ubu wangirira neza bikarangirira ahangaho ngiriye neza, ariko umwana ni cyitonderwa. Hanyuma mu gihe ndi kugerageza kubikora, nanone birangira byanze.
mbona umuntu nakabwiye ibyo twafatanye, mbona si umwizerwa, mbona ahubwo yabishyira hanze cyane kandi mba nshaka kuzabikora mu bwiru bwanjye. Ndongera ndabyihorera, ndavuga nuko bizasa kose ntabwo bizarangira ntihoreye. Maze kubona irangamuntu, maze kugira imyaka 16 mbaye umusore, ngarutse i Kigali. Ndahaza mpiga ubuzima, ndashakisha, hamwe bigakunda ahandi bikanga. Abantu mubaye muri ubu buzima murabizi, uyu munsi biremera ejo bikanga, ejo bikemera ejo bundi bikanga. Nuko ubuzima butubayemo. Wanshaka kugera hejuru, mbona hari kigiye gukorwa, ariko Satani arabyanga, birongera bisubira inyuma. Nsubira gukora akazi ko mu rugo nanone, njya gukorera i Kanombe, ari naho Imana yampamagariye. Nageze i Kanombe nkorera umunyamasengesho, Imana imuha umugisha. Hanyuma tujyana mu cyumba cy'amasengesho kuri Paruwasi Kamashashi, ntabwo nzahibagirwa, bura naho nabatirijwe. Nabatirijwe muri ADPR Kamashashi. Hari ubundi buhamya nanone burebure. Ninjye umuntu wagiye muri Yorodani inshuro 3. Ninjye umuntu wagiye muri Yorodani inshuro 3, abandi bakabatizwa nge simbatizwe. Twagiye mu masengesho, turasenga bisanzwe, ubwo dukomeze. Karakanyuzemo nako ndakageraho ntacyo bitwaye. Yego. Hanyuma kujya mu cyumba by'amasengesho turasenga, ariko simenye imisengeri byabyo, uretse ko najyaga muri ubwo buryo gusa, ariko ntabwo nari nzi inzira yo gukizwa ngo ni yihe. Ntabwo nari nzi ngo umuntu agera ku musaraba bigenze gute, nta kintu nari mbiziho. Hanyuma ku minsi igenda izanjye, ndamenya uko basenga, ntangira kumenya Mwami Yesu, ntangira kumenya ukuntu umuntu yihana, ntangira kumenya ukuntu umuntu akora icyaha, ntangira kumenya ukuntu umuntu ashobora kubivamo. Mbese ntangira urugendo ruto rugenda runjyana mu gakiza. Ntangira kumenya uyu mugabo witwa Yesu. Nagiye gusenga mu ADPR, babyina bizihirwa bukwa kundi bahimbaza Imana, nkabona nibisazi, nkabona n'abantu babasazi. Njye ntabwo nasara bino basara, gusa naje gusanga nanjye mbaye umusazi umwe muri bo, nanjye ndi umusazi nkabo. Naje gutora igihe cyo kwiga, njya ku gice ndiga. Igihe cyo kubatizwa kigeze, niho naringeze ninjye kubavuga ngo nabatijwe inshuro 3. Igihe cyo kubatizwa kigeze, najya mbabwira ngo nujya mu by'Imana uzabijye mu bigiyemo, ntuzajye mu by'Imana akaguru kamwe kandi kare hariya. Bitazaba nka mugani wa Gikeri watashye ubukwe bubiri ariko akabura nabo mwatahamo. Rero nubwo nari ngiye kubatizwa, nari nkifite inzego yo kwihorera. Ntekereza ko Imana rero niyo ivuga ngo ntagereba nk'umuntu ngo yicuze, ibyo yavuze no kubikora izabikora, byavuye mu kanwa kayo no gusohora bizasohora. Njye ibyo ntago nari nzi byari byo, ariko numvaga nshaka kubatizwa nkajya mu itorero, ariko ikintu cyitwa kubabarira kitari cyaza muri ngewe. Yego. Nanavuze ko intego y'ubutumwa cyangwa se intego y'ubuhamya ari ukubabarira. Ni ukubabarira. Ndagira mu mvu intambwe yabashije guterwa kugira ngo kubabarira bibe byaza. Ese wababarira byagenze gute? Ese hari umuntu wumva muri wowe wabasha kubabarira? Ese hari uwo wumva utabasha kubabarira? Icyo kibazo cyangezeho. Ijwi ry'Imana ringeraho rinyuze mu mukozi wayo wemeye kuyivugira, wemeye kuyikorera. Ambwira ko kugira ngo mbatizwe ariko ngomba kubabarira, ngomba kuzitura ibyo naziretse. Rero namaze kumenya abanyamwuka, numva birimo, numva najya nica uruhande rw'umuhanuzi, numva najya nica uruhande rw'umuntu uzi kuririmba, numva namugira uruhande, nari ntangiye kunyoterwa n'iby'Imana, numva bitangiye kuzamo. Ariko kubabarira biri kure yanjye. Numvaga ibintu byitwa kubabarira, oya, ntago byari bindimo. Tageti yanjye yo kuzihorera, cyane ko ngize amahirwe yo kuba hafi y'igisirikare. Isaha n'isaha nzajya mu gisirikare, ubundi nkajyamo nkwereka gahunda nzakora. Hanyuma njya kwiga, hanyuma njya kubazwa, ndatsinda. Umunsi w'umubatizo uragera, tumanuka muri Yorodani nk'abandi bose. Tugezemo, Pastor Daniel njya mbyibuka cyane, Imana iguhe umugisha. Uramubwira ngo witonze, uretse ushaka kuntungura nakubonye, reka mbanze nitegure.
turahagarara ubwo abandi barimo barabashyiramo bakavamo abandi bakabashyiramo bakavamo ase witeguye niteguye noneho arongera data twese n'iki kwa kundi usengera umuntu ugiye kubatiza nyine yajya kumanuka kuya kwitonze ukareka kuntungura ukanshyiramo witonze uranshyiramo imbaraga kubera iki ugiye kunyica nanone urumva nari nkifite iki ryahungabana ry'amazi numvaga ko amazi ngiye kujyamo n'ubundi ndi bwongere nkayagwamo yego noneho yajya kunshyiramo kugira ngo njyemo cyangwa mbone ko ari umubatizo nkahita mbona n'isura ya wa mugabo wagiye kunjugunya mu mazi nkabona niwe ugiye kunturamo none naba nikanumye nanze kujyamo nahagarara neza namwitegereza nkabona na wa wundi ugiye kumbatiza wa musaza wa musaza nabaga nikanumye gutya nikanumye nanga kujyamo nkifite iryo hungabana nkabona n'uwo musaza urimo uraza ariko none yambwiye ngo ngaho terera neza umbwire ko witeguye yambwira muri iryo jwi namwitegereza nkabona ni Pastor Daniel yego hanyuma rero ntekereza ko wenda byaba byarajemo na kamere reka mbivuge muri ubu buryo ageze ashyiramo imbaraga yego inshuro ya gatatu aravuga ati ntabwo imikino tuyiguma dore abandi barimo turimo turakereza abandi tugiye kukubatiza mu izina rya Yesu idayimoni w'ubwo bavuho abanza gusenga yukana idayimoni hanyuma yumva ko yuzuye imbaraga agiye kunshyiramo koko hanyuma umwanya wo kubatizwa ari njye umubatiza kuko nembonye abishyizemo imbaraga bipanitse bigize birebire agiye kunshyiramo mpita mfata akaguru ko bivuze ngo mwarwaniye mu mazi rero yego naramufashe nabonye ashyizemo mpita mbona ko arabipanitse bigize birebire kandi numvaga nshaka kanshyiramo yitonze gahoro gahoro yego bitewe n'iryo hungana nayo mfite ariko watazi ashyizemo imbaraga mpita kakaguru kari mu mazi gakurura kiwe kari mu mazi twese tuyamanukanamo yego ubwo kamera zafotoraga abandi zese zihindukirira iwacu amavideo arafatwa Pastor Daniel bamutuye mu mazi uyu mudayimoni mu izina rya Yesu mbese sinakubwira ubwo abandi bavuyemo babatijwe ubwo ndabatijwe nubwo nguyemo nkayibiramo nkayamanuka ubwo ndabatijwe oya ntabwo nari mbatijwe mvamo ikanzu itose ariko ntabatijwe abandi bajya kurya ibyo kurya bya celebration nanjye ndarya ariko ntabatijwe yego baranampagarika bahamagara abandi ku cyumweru mu materaniro uko kundi bisanzwe bahamagara bizera bashya nge ntibampamagaramo kuko nari mfite ikibazo murabyumva namwe kandi cyari gihari yego baza kunganiriza ku ruhande ukuntu umuntu yitwara mu mazi mbese ndabyumva ubwo bansaba kujya gusaba Pastor Daniel imbabazi rwose ndabyumva cyane numva naramuhemukenge njya kumusaba imbabazi ambaza icyabinteye ndamubwira nti ngewe rwose ndabona urimo kubishyiramo imbaraga nyinshi sinanamumenekera ngo mubwire ikibazo mfite yego ahubwo nazanye yamayeri nyine yanjye nari nsanganywe mbere na papa n'iki nta kibazo abandi ikindi cyiciro kiriga njye siniga kuko nari narize n'ubundi naranatsinze ndi mu cyiciro cy'abazagomba kubatizwa noneho tuzabatizwa nko kuwa gatandatu kuwa gatanu barampamagara mu cyumba cy'amasengesho turara dusenga basengera uwo mudayimoni w'ubwoba n'iki umupasiteri arambwira ati rero kubatizwa ntabwo ari ibintu birenze umuntu abatizwa ku bw'umubiri rwose nyuma ukajandama ariko ibyaha iyo utabyihannye n'ubundi ujyamo by'umunsi ukavamo bijojoba mbese nyumvisha uburyo ki kwihana ari byiza nanjye numva ni kwihana ni byiza ariko sinumva ko kubabarira bibaho yego numva ko kubabarira ibintu biri ukwabyo kuko nta cyaha kirimo uwo muntu nawe wari ugiye kunyica numva ko kutamubabarira rero nta cyaha kirimo yego icyo sinanagitindo ibyo ntibyazamo n'ingewe rwose kubatizwa inshuro ya kabiri birongera biragera tumanuka mu mazi ndongera mumvikamo undi wari unkurikiye wo ntabwo Pastor Daniel ntabwo nibuka izina ryiwe nawe ndongera muturamo mba mpindutse ikirangirire kuri paruwasi bwa kabiri mvamo ntabatijwe abandi barabatizwa bavuga ati uyu muntu ni muntu ki uyu muntu inshuro ya mbere ntiyabatijwe kandi yarize aratsinda inshuro ya kabiri yaraje arabazwa aratsinda atarize kubatizwa ntibiri gukunda uyu muntu ni muntu ki ubwo rero abanyabwenge n'abashoboye batangira kunyigaho ariko mu by'ukuri ikibazo nari mfite cyari ikibazo kibasha kumvikana uretse ko ntari nzi inzira nagitwaramo ngo kibashe kuba cyakira
yego. hanyuma ibyo bibaho binarangiye rwose, najya gusenga nkabona abantu baranyitegereza cyane, mbese simbyiteho cyane ko numvaga nta kidasanzwe. Ku munsi wo kubatizwa wa nyawo rero niwo munsi ukomeye cyane ngira ngo mbabwireho, niwo munsi wari ugoye kuri ngiye ku buzima bwanjye. Ntabwo ari kera, ni 2018 mu kwezi kwa karindwi, ejo bundi 2018 mu kwezi kwa karindwi, nibwo nabatijwe umubatizo wa Yesu Kristo, nibwo nabatijwe bya nyabyo. Ni nabwo nabajijwe ikibazo kugisubiza bensaba kugitekerezo kuko numvaga nimubuka ndi bugisubize nabe nkasibira cyane ko numvaga nshaka kubatizwa noneho. Yego. Mwarimu yarambajije ati kuko ushaka kubatizwa? Yego ndashaka kubatizwa, ariko yabimbaza ngahita mvuga nti ntarashaka kumbaza impamvu natuye pasiteri mu mazi. Ndashaka kubatizwa. Kora nawe ari umuntu wibona ufite isura ikangitse y'igitsure, ati so ushaka kubatizwa nkande? Narebye uburyo bimbajijemo na avuga nsora reba ku mutima, ntorareba bakabona ntakwiye kubatizwa koko. Nta kindi gisubizo nari mfite, ntorareba bakabona ntakwiye kubatizwa koko, ku buryo mbaza ngo nshaka kubatizwa nkande. Ndabwira nti mwari ntiyihangane nk'umunota mbanza ntekereza kuri iki kibazo mbajije. Ubwo mu gihe nkitekereza icyo ngicyo mpita njya muri ndashakisha ese umuntu waba warabatijwe umubatizo mwiza yabarinde. Bangije ndavuga ndashaka kubatizwa nka Yesu. Ngicyo gisubizo nicyo cyari gikenewe. Ngushubije neza cyane. Niba ushaka kubatizwa nka Yesu rero, tera ikirenge mu cye. Uzibukira ibibi, icyaha n'igisa nacyo, arongera anyigisha bundi bushya. Ibyo ndabyumva. Haburaga nk'ibyumweru 2 ngo tubatizwe. Ku wa gatatu mu masengesho y'urubyiruko yahabaga, Imana yahamagaye umuntu aturutse Nyacyonga imuntumaho. Bakozi b'Imana, Imana igibaho umugisha kandi gikomeze bagurira imbago n'ukuri. Uko Petero na Yohana bagiye kuroba amafi bukira batarobye, Yesu yahagera bakaroba. Nukuri kwiyampamagaye namwe ni kumwe mu kugenda muroba abantu, kandi Imana igiye bahera umugisha ntibizarangirira hizabahe n'ubugingo buhoraho. Hanyuma arangije ayitumikira ku kigenge kandi gishaka Kristo. Hanyuma araza mu masengesho, nta ivuga butumwa rindi ryabayeho, nta gusirimba, nta kuririmba, habaye kumeneka kwanjye. Mukozi Imana yaravuze ati nushaka umfa kuba kwihana byarangiye, mwihanye byarangiye. Hanyuma amaterano nashaka arangirire kuri uyu mwana, nibwo murabona murataha mubonye umubyizi. Mu gihe ibyo bitabayeho nta mubyizi muri bubone. Sinjye nyoboye gahunda, nasabaga kuko niko natumwe. Wari nyoboye gahunda atanga umwanya. Uwatumwe arambwira ati ndagusabye sinkuzi, nanjye ntabwo nzi ntereka. Ibyo wumva ngo imodoka n'iki ibyo byose wumva uzabona, ntabwo uzabona iki kintu utagikuyemo. Ikindi guhera mu bwana bwawe, inzira wagenze kugeza uyu munsi uri ahangaha, icyo urabasha kwibuka ukivuge. Niho gukira kwawe kuri, ni naho umubatizo wawe uri. Mu gihe ibyo bintu utabikoze, ndakubwira ibikurikiraho nuramuka ubikoze. Mu gihe ibyo bintu utabikoze, kubatizwa nushaka usezere rwose ntuzirwe ujya kubatizwa. Yewe numva afashe igikwasa byoroze mu gisebe, numva aranshegeshe kuko yansabye gusubira mu mateka. Uyu munsi maze gukora nta kibazo bikintera cyane, nubwo hari igihe nkumva akamusiyo karaje, ariko mbere yo nabitekerezaga nahitaga ndira. Hanyuma natangiye nyine uko byagenze
byose aho nagiye kuragira aho bankubitaga aho bageraga gute byose mbivayo byose ndinda ngira kuri uwo munsi turi mu cyumba. Arangije ambwira ikintu gikomeye mu buzima bwanjye nagize nsenya ko ntazakora. Arangije arambwira tuzi ikintu ukeneye gukora no kubabarira. Impamvu Imana intumye ibi bintu isaha yo gutahira ageze. Araramuka agiye utamubabariye amaraso yuzayabazwa. Ntabwo mukozi Imana niba ugize amahirwe yo kubonana n'Imana ukabuvuganye nayo basi wayimbwiriye ko ari wampohoteye wenda hari yaba yarabikoze atarandebaga hari yaba bitari hari uwo munsi yimbwiriye ko ari wampohoteye ubwo yaba itamuhoteye ngewe. Uzi ijambo yambwiye yarambwiye ngo Imana yigushaka aho kugira ngo wiguhombe iraguhombya. Icyo usabwa gukora nicyo. Niba wumva icyo kintu udashobora kugikora rwose banyamasengesho mararuhura ubusa nta kintu na kimwe gihari. Mana we nta hanumva umuhanuzi yavangiwe nari maze kumenya ko abantu bavangirwa. Nta hanumva umuhanuzi yavangiwe nta hanumva nta n'umukozi w'Imana umurimo. Numva mbese ari ibintu bitoroshye ariko kubwuko wari umugambi w'Imana nza gutaha ngeze mu rugo mbitekerezaho numva kugira ngo mbatezwe ariko ngomba kubabarira binzamo gutyo gusa. Mfata telefone hari ku wa 4 mpamagara papa ndavuga nti ndashaka muzehe ndamumubwira. Araza mvugana nawe kuri telefone ndavuga nti ngiye kukubwira ijambo ntigeze nkubwira mu buzima bwanjye kuva wamenya kuva nakumenya ngiye kukubwira ijambo ntigeze nkubwira. Umusaza ati mbwira nta kibazo. Ariko ubwo twari dusanzwe duhura nkamubwira ijambo nimukomeretsa mbese ryo kumuhahamura yumva ko aryo ngiye kumubwira imbere ya papa. Ndamubwira nagira ngo nkubwire ngo ibyo wakoze byose urabizi. Bishoboka ko yaba atari nge waba warabikoreye ngenyine n'abakuru banjye n'abashiki banjye yaba ari wowe wabikoze simbizi. Ariko ngewe nshingiye kuwo maze kumenya ndakubabariye. Musaza mva ibyo mvuze ntago byumvikana. Ansubirishamo nk'inshuro 3. Ndavuga nti ndakubabariye. Rero utarambwira ibindi bintu byinshi mpa papa tuvugane. Papa aramumpa turavugana. Tumaze kuvugana ndamubwira nti rero ngiye kukubwira ijambo ntigeze nkubwira mu bwana kugeza uyu munsi nkuze. Burya igihe nari ndi mu bitari byumba burya igihe nazaga nkahita mpitira Ingarama burya ijya minsi yose birabihe byose uwo mukuru wawe niwe wabinshyizemo niwe wamfasha njugunya mu mazi. Papa ntiyabyumva biragorana cyane. Papa biramugora arantuka arampindanya ndamubwira nti witonde ni nge wari upfuye ni nanjye utanze imbabazi. Nyuma y'iyi nta rundi rubanza nkeneye. Imbabazi ndazimuhaye kuko ninjye yaragiye kwica. Ngo kuki utarumbye imbere igihe ntabwo nabikubwiye ko mwarabavandimwe nari kuba nteranyije umuryango. Rero uyu munsi icyo nkeneye no kubabarirana kuko ngewe namaze kumubabarira deja kugira ngo mbashe kumenya uyu mugabo nakurikiye ibyo yasabye ni ibyo ngibyo. Nanjye kubwanjye navuga kumubabarira bidashoboka ariko kubwo kumenya uwo namenye kubwo kumenya uwampamagaye gahunda numvisha ari ukumubabarira. Ubwo umubyeyi nyine nk'umuntu wituweho n'icyo kintu bwa mbere biramugora biramuvuna cyane antumizaho igitaraganya. Bucya ku wa 5 njyayo kandi ku 6 ari umubatizo. Njyayo ndahamagara muzehe araza mu rugo ndamubwira nti rwose n'ubu ufite urwago ujye unyihera n'inywere n'ubu ufite ikigage ujye unyihera n'inywere n'agatabo ujye umpa n'inywere. Bisobanuye ngo hagati yanjye nawe nta mbibi zigihari nkwibohoyeho nawe unyibohoreho ni njye ukubabariye. Umusaza yumva ibyo bintu biragoye ariko aranshimira anirega kuri papa arabyivugira avuga ko ari we wabikoze n'icyabimuteye nyine mu gusaba imbabazi biraho. Papa yumva yamukubitira aho ngaho ndavuga nti nyamuneka murekeraho
ibyo byararangiye numva nkimara kumubabarira muri nge numvishe haje nk'ikintu cy'igihu cyeyutse kigiye numva muri nge mbese numva mbaye undi wundi utari wa wundi narindiwe cyane ko nabonaga umuntu uwo ari we wese nkamubonamo isura y'uwo ariko natangiye kubona mbona abantu harimo abantu beza ntangira kurobanura abantu bangiriye neza buri kuko muri iyo minsi wangiriraga neza simbone ko wangiriye neza oya numva ko na nyuma ya hari ikindi cyo gishobora kuzazamo ntangira kubona ko umuntu ari umuntu ashobora kugira neza mbese ntangira kubona ko abantu ari beza umunsi ku wa gatanu turara mu gitaramo cy'ishimwe turara tunywa rwose ajya kugura amafanta ndanywa kare ku wa gatandatu narazindutse saa 2 nari ngeze Kigali nza mu mubatizo ndabatizwa ngo uko rero ukuntu nababariye umuntu wangiriye nabi bene ako kageni hanyuma ku wa kabiri w'icyumweru cyakurikiyeho uwo musaza imodoka mugongeye Ngarama arapfa bisobanuye ko Imana rero ibifite umugambi ku buzima bwacu urumva nta cyumweru cyari kimwe cyo kugira ngo ataye kandi umukozi w'Imana wari wamaze kubimbwira Imana yamaze kubinyuzamo nari maze kumupinga cyane maze kumufeka numva ko ibintu atari Imana ibimutumye itatinyuka no gukora ibyo bintu nta cyumweru cyanyuzemo uwo musaza imodoka yise mugonga arapfa ariko agenda mubabariye ubwo ntago nzi hagati n'Imana uko bimeze ariko nge mpamanya ko ngewe namaze kumubohora cyane kandi no condition nifite imbere y'Imana naje kumubabarira rero uyu munsi ndumuhanzi ndi kuririmba neza y'Imana mfite indirimbo ivuga ngo ntukibaze uburyo uzatabarwa Imana ntawe ugisha inama igihe kizagera utabarwa nubwo uyu munsi biri kwanga nubwo uyu munsi ubona byabaye nabe mu miryango biri kwanga mu rugo iwawe byanze muri famille byanze mu baturanye byanze mu kazi byanze ariko ntabwo ari ryo herezo isaha y'Imana nigera uzatabarwa ntuhagarikwe n'ibihe ntuterwa ubwoba n'ibiguhiga mbese ibyo ubona birimo kugukandamiza ntibigutera ubwoba ahubwo wowe umutima wishyire ku Uwiteka niwe murengezi n'umutabazi mu bihe byacu byose murakoze rero Imana niba nk'umugisha tuzongera duhura ubutaha rwose mbashabe umugisha ku Mana murakoze n'ubutaha tuzongera duhure tuganire no mu bindi biganiro ntabwo birangiriye aha tuzongera duhure hanyuma ndi kubabwira ko ndi umuhanzi maze gukora indirimbo imwe kubw'ubushobozi mbashije kuba mfite ariko Imana igikomeje kumfasha ndakora n'izindi hanyuma ni indirimbo nziza ku bantu mwumvisha ubuhamya ni indirimbo ishobora kuba iri kugenda ikora ku buhamya nawe mwazayumva mwayisanga kuri channel ntaho mpagaze Jean d'Amour hari igihe usanga hari n'abandi abantu twitiranwa bafite amazina nkayo indirimbo yitwa uzatabarwa waba ufite inyunganizi cyangwa se igitekerezo ukoze wakora subscribe like share comment wahamagara kuri nimero ya WhatsApp cyangwa ukatwandikira ntacyo bitwaye kuri 07 82 918 918 07 82 918 918 murakoze Imana bamugisha ku Bugingo TV mwese mbasabiye umugisha ku Mana kandi Uwiteka ajya komeza bagurira imbago uko bwije nuko bukeye Imana ikomeze kubaha umugisha Mana data wa twese uri Mana nziza uri Mana yari Imana ikiranuka twongeye kugushima kubw'igihe nk'iki ngiki ururutse ukabana natwe twaganiriye ku bihamya byinshi twaganiriye ku magambo menshi kandi twashimaga izina ryawe twavuga ko nta hantu utakura umuntu kandi nta hantu utageza umuntu izina ryo nishimwe kandi nirahabwe icyubahiro dushoje uyu mwanya rero twemerera ukomeze ubane natwe aho tugiye dutandukane ku buryo bw'umubiri no ku bw'umwuka tugumane kandi data mwami Imana uko uzakomeza kudukoresha tuzakomeza dukore mu izina ryawe urakoze Yesu byose rimwe izina rya Yesu Kristo mbisabye neza urakoze urakarama amen.